Hey, hey, hey. Uramenye ntuhatera ibuye, nasize majishi igisabo. Ngo uramenye ntuhatera ibuye, uramenye ntuhatera ibuye, nasize majishi igisabo. Ngo uramenye ntuhatera ibuye, nasize majishi igisabo. Turi muri mood yo guteka kano kanya, ntabwo turi muri mood yo kuririmba. Se buriya murumva iryo jwi ra iryo jwi murumva rimeze gute? Rikanga abana. So byose umuntu yabikora nta kibazo. Turatetse, turi muri mood yo guteka, yo kuririmba. Iryo jwi muraryumva gute? Hello. Bakunzi ba Vele Graph TV, nsigaye mbisha. So ariko nagaruka kubisha komputer. Murabona ndatetse, ngiye ku kazi. Maze iminsi mbagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima. So ibiganiro bijyanye no guteka sinzi. Naje gusanga nkunda kwibanda mu guteka cyane. So ndavuga ngo reka njye mvanga kino cyumweru nayo nikawushije. Ndavuga nti no reka mbageze ibiganiro by'ubuzima. Kuko ufite topic nyinshi ariko ndagarutse nari ndi guteka ngeze kure. Ndavuga ni why not. Murabona ndi guteka amacapati zo breakfast. So hanyuma tukareka mberekeho undi wese washaka yabikora. Murabizi ko hari ibintu byo kujya duhishira twerekana, tugafashanya, hanyuma bikadufasha kuba twamenya byinshi. Kandi rero ndi umuntu uri kwitegura njye ku kazi, ariko ngiye mba ngomba gukora breakfast. Nababwiye ngo gake cyane ushobora gusanga naguze ibintu nk'ibi rwose ntabwo ari ibintu byanjye kubigura. Birandyohera kubikora, kubyikorera nkamenya ibyo nabikozemo kurenza kujya kubigura. Ntabwo nkunda kubigura cyane, ngewe ahubwo nkunda kubikora. Ni nayo mwayi nziza. Murabona izi ni capati, ariko ntabwo nakoresheje ifarini, nkoresha amavuta y'ubuto, nkoresha capamandazi, nkoresha bakmaya, nkoresha n'amazi asanzwe. Urumva nta kintu kidasanzwe kirimo. So amata niyo nakoresheje, ariko nta kidasanzwe n'amazi wayakoresha. So hano rero ndi kwikorera amacapati yo mu rugo, kuvuga ngo I'm going kugenda, ariko urabona ko heza ibintu bitandukanye. Iki ni igikoma cy'abana ndetse hanyuma ndi gukora na capati. Ubwo amacapati kuvuga ngo ibintu nimagirira, ni kuvuga ngo ngewe nababwiye ko ntabwo nkunda ibintu byo guhaha ibintu nk'ibi. Ntabwo ari iyindi mpamvu mba ngira ngo ntekere abana banjye muri siri ibyo nakoze. Hano rero nakoze ibicapati binini, ibicapati binini bishyushye, ndi gutinya gushya.
ubwo nteka ntinyagusha wakoresha wazabivamo. So hano rero ntetse amacapati y'ama breakfast y'abana, ubundi njya mu kazi do. urabona neza ukuntu iki gicapati kingana cyonyine. So nicyo gicapati ntetse rero yangekera abana, ni muri weekend ngiye mu kazi ntabwo njya mpumeka. So ariko abana bakenera kurya, nakenera kurya nanjye, ariko ndagenda ndiye. Urumva ko very simple banabyikora nagiye nkunda gukoresha. So makuru yanyu ntabwo twerekana mu gikoni na yindi mpamvu, ntabwo nako ngiye nteka buri munsi, ahubwo nararebye mbona nkunda kugaragaza video zo guteka cyane, nubwo topic ari topic nziza zo guteka ndashaka guteka, ariko nasanze nkunda gukora topic zo guteka cyane, ibintu iby'ubuzima, iby'inkuru. Noneho iki cyumweru ndikawusha ndavuga nti no, reka noneho iki cyumweru ibyo nteka nayo kubigaragaza, nta nubwo nazifashika kuko ngiye nsigaye mfata video ndayidashyira indi cyane, nazifata nkazibika, nza kubona birangora kuzibika muri telefone. So mfata system yo kujya kuko nteka kenshi gashoboka gihe tishobora kubura topic y'ibiryo. Topic y'ibiryo ntabwo napfa kuyibura rwose pe, ngiye kubabeshya. So rero mu kibazo ngo nisanga ni mu gitondo ku manywa, sinzi impamvu muri nonzo batari kubona tondo gakeye. So hano rero nitekeye amacapati yanjye ko makirahiye. Urabona ukuntu neka ibicapati binini, ibicapati ni binini cyane, nagusha umva niyo waba ushonje pe ntabwo warenza bibiri wapfa. Nta bintu byo kwisondeka, ngewe ndi mu rugo nteka ibintu binini abantu barya bagahaga. Umuntu nkanjye mukuru vraiment imwe ntabwo yayirenza, umuntu ushonje ko ni ibintu twe tuba turya kenshi, bikora kenshi. Iyi capati igura 500, capati igura 500, izi ngizi bazigurisha 400 500 hanze. Bazihenda pe, bazigurisha 500 ngahira nkani na fari kazanti gake. Umva rero ko yemba ndi mu mibare, urumva yemba ndi mu mibare kandi nta n'umuntu yanga imibare, kuko ahubwo mushaka koroshya ubuzima, mukunda ubuzima bworoshye. Sinzi wanyu mukunda ubuzima bworoshye, tuburi ukuntu yoroshye kuyirya. So urabona ya mbani mana nayibona kugira ngo mbereke ko gukora capati ni ibintu byoroshye. Mana yanjye nuko ubundi umuntu agura capati ati ntabwo mbyumva uburyo umuntu ntabwo numva neza ukuntu umuntu agura capati aroke yayikoreye umwanya wo kujya kumanda ari gukomanga mu maduka ngo mufungure ngo mu macapati. Yemba nayishoje, rero mba mbyukanye icyaka do, ndi kuyirisha iki amazi. Nta bintu by'ibyayi, nta bintu by'ibikoma, ntabwo nkunda ibikoma kandi ngo njye komeje kugiteka, ariko agomba gutekera abana. Mfite abana batoya bagikeneye igikoma. So ngewe capati yanjye ndayanywesha amazi. Mfite inyota, nshaka amazi ko nta bintu byinshi rero ntabwo najya kunywa ibikoma mu gitondo. Ntabwo ndi igikoma cya mu gitondo, buriya nkinywa nijoro kubera ko nonsa. So ariko
kumango mu gihori wanjye ufite abana bashyigikiye mu mubiri mama nanjye bagikeneye ariko ndazimara abandi bararya iki naryoha capati rero ushobora kuziteka mu buryo butandukanye izi zanjye zirimo isukari ntabwo nazitekesheje umunyu ntabwo nazitekesheje isukari ziraryoshye pe sinzi niba bazita capati cyangwa se bazita iki capati musanya mumenyere ko ari iz'umunyu gusa ngewe capati nashyizemo isukari umwanya w'umunyu harimo isukari hari igihe nshyiramo umunyu hari igihe nshyiramo isukari sadepa ndahindagura mu rugo kora izo ushaka ziba zimeze nka pancake n'izo pancake ntabwo ziba zigoye ntabwo ziba zigoye iyi ni iya nyuma ngiye gukora ko ntabwo nakoze nyinshi capati 8 10 yego nyinshi niyo nakora 5 ni binini ntabwo wabimara pe niyo ukoresha ntabwo wabimara so kubera ko ngiye ku kazi kandi ikindi ibintu bikorera na stress zo kuvuga ngo ndakora byinshi ngo dupange ngo tuzakore capati aya ngenda byuka ngakora nkuko mbyuka ngateka ibiko so ari murabona ko it's very simple njya ku kazi mpaje ndazibyinira ndanywa amazi akonje nta joyce nta bikoma nta byayi water abazo bavuga wala ahita wala cyangwa water amazoro nuko ayivuga kose akuba byumvikana so iyi ni iya nyuma ariko neza ku kariro gake niko kari kugateka capati neza ntizishirire nizimene nabo akana ko kariro keza so hano rero murabona neza ko ibintu biba byoroshye mutajya mugura ibyo zimwe niba ku masoko mugura amacapati wayi ku isoko aya capati at home kana nabona ariko gukora akavidewo nk'aka ndabatunguye sinaberetse uko nabitangiye kandi nabikoze nicaye so ariko nta yindi mpamvu yatumaga nterekana video ngiye nteka buri munsi everyday ndateka kuko gake cyane ketse ntabwo ari ngiteka sitani joro ketse nafite umukozi ako utuntu twinshi usibingibi wabwira umukozi ngo abikore barabizi sinabyo babazi so ninjye byikorera rero hari ibintu byose utamurenganyiriza ngo nabyazi waba umugoye so yewe rero ndi umuntu ugiye ku kazi kambashimire maze ko nirirwa neza nanjye meze neza so good day amacapati yanjye nabona ko muri ukuntu kibyibushye ariko so rero nawe yakunda wabikora yeah good day rero nice time gusa ntimwibagirwe gusubscribinga kulikinga gusharinga gukomentinga everything kandi bashimbiye kuba mu subscribe zanyu zikomeje kwiyongera thank you very much bye bye